Hello guys, ndabasuhuje abakunzi b'Ikamba Blooms TV, mbahaye karibu n'ikaze. Uyu munsi rero turaganira bitandukanye kuko uyu munsi ni umunsi wo gutembera, ni umunsi wa Sylvie Assembly, ni umuryango uhuza abantu bitwa ba Sylvie, ni umuryango washinzwe n'umuntu witwa Sylvie Uwamahoro Danga aba muri USA. Niyo wagize icyo gitekerezo rero aduhuriza hamwe, ni ibintu byiza bishimishije kumva mwitiranwa hanyuma mukagira ubushuti budasanzwe, mukaba inshuti zidasanzwe, mukaba abavandimwe. Ni umuryango umaze igihe kinini utangiye. Uyu munsi rero twatembereye ahantu haruguru ya Nyabarongo, ni ahantu hitwa Hani ini Hani, ni ahantu heza cyane witegera Kigali uyireba neza. Mwambaza ngo twajyanywe n'iki? Twagiye gutembera, kunezerwa no kwakira abasirivi bashyashya. Abasirivi bashyashya tujya tubakira mu kwezi kwa gatandatu, nibwo imiryango ibifunguye. Niba witwa Sylvie ahuri uze kubinyandikira muri comment, nzaguha uburyo wazaza kutujoininga umwaka utaha. Rero ndi kumwe n'abasirivi batandukanye, dufite gahunda ya bridal shower, dufite gahunda yo kwakira abashyashya, dufite gahunda yo kunezerwa kugira ngo dukomeze natwe tunezeranwe hagati yacu, umubano wacu ukomeze ube mwiza. Turi kumwe n'abasirivi batandukanye rero, reka ngire bamwe muri twebwe nakira. Kanakire Sylvie umwe, karibu Sylvie. Oh wow, you are so beautiful. Thank you. Uri mwiza cyane, uraberewe. Thank you. Uriyumva ute muri iki gitondo? Meze neza, ndashima Imana. Ndishimye kuba ndi kumwe n'abasilivi. Merci. Rero mbahaye ikaze ku Ikamba Blooms TV, wakibwira abakunzi bacu. Murakoze. Nitwa Ishimwe Sylvie Dadu. Ndi umwe mu ba members ba Sylvie Assembly. Ni umukobwa mwiza tubana, agira urugwiro, atanga urukundo ku bantu bamuri hafi. Ubwo rero wiyumvisha ute kuri uyu munsi, urabona ute, ibyishimo byawe bimeze bite? Ibyishimo byanjye biri hejuru cyane, kongera guhura n'inshuti zanjye, abantu duhuriye ku izina rimwe. Ni iby'agaciro kugira umuryango nk'uyu. Ntari igihe uba muri sosiyete ariko ntugire ahantu wisanga, ntugire abantu muhuza urugwiro. Ubu rero ndumva nishimye kuba uyu munsi nababonye. Hari haciye igihe kinini tudahura. Merci. Ngasuza abakunzi banjye rero bakore subscribe, share na like. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Rero turacyari kumwe n'abandi basirivi batandukanye. Sylvie witwa Shoko Chocolat. Hey, wow. Shoko, usko twambaye ibintu bisa ya dress code y'uyu munsi. Kabisa. Ngwaye karibu rero ku Ikamba Blooms TV. Umunsi mwiza w'abasirivi, wibonye ute, urabibona ute, bimeze bite? Urakoze cyane. Nubwo avuze ngo Shoko, nitwa Uwimana Sylvie, nanjye nkuko bisanzwe akabyiniriro nkaba ndi Shoko. Umunsi rero mwiza wacu, nongeye kwishima, nongeye kubabona, twongeye guhura mbega. Ni umunezero. Iyo tumaze igihe tutabonana, tuba dukumburanye, tuba dukeneye kongera guhura tugaseka tukanezera cyane. None se wabwira abakunzi bacu ku mavu n'amavuko ya Sylvie Assembly, cyane nkawe ko wabayeho umuyobozi igihe kirekire, ni ibintu bimeze bite kugira ngo n'abandi batwumva bagire icyo bakuramo? Urakoze cyane. Njyewe ninjiye muri groupe yaratangiye kuba kuri WhatsApp, ninjira nko muri 2017 cyangwa se 2018 kuko covid yabaye ndi muri groupe. Yego, ni groupe imaze igihe twarahuye turamenyana. Ndibuka ko umunsi umwe nahuye n'uwitwa Sylvie arambwira ati hari groupe y'abasirivi nagira ngo yizemo. Naraje koko bahita banyinjiza, ndinjira nsangamo abandi twari bake, tuba umuyobozi, narayoboye, nyubura abantu, twarumvikanaga, twarakundanaga, twarafatanyaga, n'ubundi ariko ntago byahindutse. Ntago byahindutse, ahubwo birubu kuko twabonye amaboko. Ni groupe rero imaze igihe nziza cyane pe, twisanzuriramo. Kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 cyangwa ko twagiye dukora ibikorwa bitandukanye. Twakoze ibikorwa bitandukanye, twakoze isabukuru y'imyaka 10 koko. Twasuye abarwayi, twasuye ababyeyi b'inyamata, twarasohotse kandi urumva ko ibyo nabyo bitaburamo. Mbega ni byinshi twafashije abari bagize babahuye n'ibiza, bamwe bo muri twebwe uko imvura igenda. Ni byinshi keretse umuntu yaje yabiteguye akabyandika. Nkuko Sylvie akomeje bibabwira rero, tujya dukora ibikorwa byiza by'urukundo, ariko cyane bihera
hagati muri twe siko Yego. bimeze ni nayo mpamvu ubu ngubu dufite bride shower y'umugeni wacu witwa Sylvie Nicole twakiriye n'abashyitsi bashyashya ibyo byose rero uyu shoko ni umuntu utanga ubuzima ni umuntu utanga urukundo ntabwo mwamuri kumwe ngo wumve utanezerewe utameze ni morale neza. hejuru cyane Juju. Eh, urakoze cyane Imana iguhe umugisha yego mwakoze Okay. ndasuhuza n'abadukurikiye yes mukomere cyane Abagide, mukomeze mudukurikire abagide. n'abagide nabo nzababwira bajya bakurikira icano Ni ukuri. y'umuvandimwe wanjye Kamba Blooms kabisa mukore subscribe na Yego. share kugira bigere ku bantu benshi murakoze turasuhuza ako tugira n'abasirivi baba hanze yego turasuhuza cyane cyane ndasuhuza ndanga njya muserereza nkamwita ni jetiri abyo byihangana ntabwo ari ukumutuka ni ukugira ngo bibe fan nkasuhuza dano nkasuhuza inkindi nkasuhuza iraguha Pome wacu. egon nkasuhuza ratomate Oh. abo bose Na ni Kabibi. benshi kabibi bose babaye abadiaspora nyine bahoze babinaha ariko turabasuhuza Tubufite turifatanyije uyu munsi nibareba ikiganiro banezererwe hamwe natwe murakoze merci Imana iguhe umugisha ukoze cyane twakomeje kubana reka nakira undi musirivi mwiza rwiyemezamirimo karibu Sylvie Merci. urasa neza Merci uraberewe beaucoup. agataye se uri gukoresha ikira Sha nta kindi ni akarejime kari aho gasanzwe. Okay, ni karibu rero Sylvie abasirivi turi abantu batandukanye turi abantu bakunda gukora uyu nawe rero ni umwe mu bantu bikorera afite sisi shop iba ku Gisozi abantu bakeneye imyenda myiza y'abagabo y'abamama cyane cyane y'abana ibyo byose arabibaha rero nagira ngo usuhuze inshuti zanjye zo kwikamba Blooms TV uzibwira Murakoze cyane ndabasuhuje abashuti beza Imana ibishimire. Amazina yanjye nitwa Mukandayisaba Sylvie. Nkorera ku Gisozi curuza ibintu bijyanye n'amasitayiro ya abana, abamama, abagabo byose. hano rero twatembereye uyu munsi twarevuze ati ntabwo turi bwirwe mu mujyi wa Kigali reka twigere mu nkengero zayo gatoya twaje hejuru ya Nyabarongo twazanywe n'iki bimeze bite urabibona gute Murakoze cyane uyu munsi ni umunsi udasanzwe ni umunsi wahujwe n'abantu bitwa abasirivi bose benshi cyane ni umunsi twaje kwizihiza imyaka tumaze kwakira abasirivi bashyashya twakiriye mu kwa gatandatu no gukorera bride shower umusirivi ugiye gukora ubukwe murakoze. Okay, none se urumva unezerewe urumva vibe zawe zimeze gute ziri hot ziri hasi uyu munsi nge ndishimye cyane cyane birenze ibikenewe. Okay, wabwira iki inshuti zanjye se inshuti za Blooms TV abantu uyu munsi turabishimiye tubahishiye byinshi mukomeze mugumeho dutemberane twifotozanye mukoreshe ya subscribe n'ibintu byinshi tubahishiye n'amarayiki muze tunasangire mwumve uko bimeze ni ukuri nakagaruka mugumeho rero murebe uko bimeze urakoze cyane Imana iguhe
endelese mukundwa urukundo ruruta byose shenge sanga ngukunda shenge sanga ngukunda rero nk'uko mwakomeje kubona twidagaduye twasangiye twasabanye twafashe amafoto ariko n'ahantu twasohokeye mwabonye ni heza hari indabo zitandukanye mugiye murabizi ko ngenda nirebera ibintu by'indabo hari indabo nziza nyinshi zitandukanye hateguye neza mu buryo bwose nukuri niba wifuza ahantu waruhukira mu mujyi wa Kigali niba wifuza ahantu wasohokera na groupe nini hani ini hani ni heza cyane kandi ni hafi kandi hegereye umuhanda ku buryo buri muntu wese yabasha kuza rero mwakoze kuza kubana nanjye mwakoze gukurikira mwakoze kunkunda nakagaruka ndabashimiye rero mukore like share na subscribe dukomeze tubane ibiganiro byacu bigere ku nshuti zacu nyinshi murakoze cyane Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane bye bye